Nshuti za Pastor Abatoni TV, nongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Nongeye gushimira Imana cyane kubw'uyu mwanya Imana iguhaye wo kugira ngo tubashe kubana. Yesu akwishimire kandi akugirire neza. Pastor Abatoni ni umukozi w'Imana, ni umushumba uyoboye itorero yitwa Successful Christian Ministries. Ndi umudamu ndubatse, mfite umutware twa Bishop Ntambara Innocent, abenshi bamuzi ku izina rya Pastor Saturday. Dufitanye abana batatu. Ibyo ndabishimira Imana ni kubwa Kristo. Umugaragu w'Imana nawe ni uyoboye uyu murimo dukora, ni representative cyangwa se ni legal representative w'iyi ministeri ya Successful Christian Ministries mu Rwanda. Nawe urusengero ayoboye ukaba ruri Nyagatovu. Turi mu cyanditswe kivuga ngo jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ayoboye itorero, nyoboye itorero, yewe n'abana Imana yaduhaye n'abakozi b'Imana mu rusengero. Ariko dufite urubyaro rwinshi mu rwa Abraham, barimo n'abana bacu mu isi y'umwuka. Ndabasuhuje mwese aho muri mu izina rya Yesu. Tunyuze rero kuri online kugira ngo duhure nawe. Uri mu mugambi w'Imana kandi data yakudutumyeho kugira ngo tuvugane nawe aya magambo ari ryo jambo rye kandi ari nazo mbaraga z'ubwiru bwe muri iyi si y'abazima. Ndashaka gutangira dusenga Imana. Udukeneye kunyura kuri uru rubuga, contact turazibona. Tuguhaye adresse z'urusengero, uduhamagaye watubonamo ibyo dukeneye. Ukeneye guterana waza mu nzu y'Imana. Ukeneye ko tuvugana nawe by'umwihariko kubw'ikibazo cyawe ufite, tugira counseling day. Watuvugisha tukaguha appointment mu gihe waba ubikeneye. Ariko tuje aha kukubwira ko Yesu agukunda no kukwibutsa ko igihe cyose waba uri muri uncomfortable zone kuhava ukegera Yesu. Ndagira ngo senga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turakubashye kubw'umwanya w'igiciro duhaye. Sengeye iteraniro ryose, sengeye isi, sengeye u Rwanda, sengeye amahanga, sengeye abantu batuye isi ya none. Yesaya yigeze ahanura ari mu mwuka akavuga ngo wasiwe ugoswe n'umwijima w'icura burindi. Mwami ndasenze kugira ngo ukuboko kwawe kururikire mu mitima y'abantu bose bumva ijambo ryawe muri uyu mwanya. Ubakura aho bari, ahantu baturije, ahantu bari, aho ubona Mana hatabereye ko basoreza, ubimure ubajyana ahantu heza mu burinzi bwawe, mu mbaraga zawe, mu maraso yawe, mu kwera kwawe, mu gukiranuka kwawe. Ndagushimiye gitare cy'amahanga ko bikoze mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku ijambo ndivuga ngo mu Cyongereza riravuga ngo come out of uncomfortable zone. Sohoka mu mwanya udakwiriye. Sohoka muri uwo mwanya utari mwiza. Uncomfortable, ahantu buri udatuje, igihugu urimo udatuje, ubuzima ubayemo udatuje. Iyo tuvuze ngo sohoka mu ijambo ry'Imana hari imbaraga. Abantu benshi batuye ahantu bari uncomfortable. Abantu benshi bari mu buzima batanezerewe. Marriage ntayinezerewe, busore bwe ntabunezerewe, abana byaye ntibamunezerewe, ntabanezerewe, umurimo akora ntawunezerewe, umuryango avukamo ntawunezerewe, mucyaca abamo ntahanezerewe. Ndimo ndavuga ngo ntabwo ari wowe, hari ikintu uba watakaje. Hari ikintu kiba kiri mistap mu buzima bwawe. Icyo nicyo tugarura mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Come out of that uncomfortable place. So igihe cyose wumva ufite laka y'ikintu, wumva umutima wawe utari comfortable, udatuje, uba ufite ikintu runaka urimo kubura. Ndagira ngo rero mbabwire ngo muri Kristo niho biri. Yubatse ubutunzi bwayo bwose muri Yesu. Yubaka ubwenge bwayo bwose muri Yesu. Yubaka imigisha yayo yose muri Yesu. Niyo mpamvu yifite Kristo neza. Ubu uri ahantu muri comfortable zone. Yesu akugirire neza. Nkunda kwifashisha ijambo ry'Imana cyane ko ari zo mbaraga nabonyemo kwifuza, zirangiza kwifuza kandi zihuza umuntu no kwifuza kwe, kandi zisohoza inzozi z'umuntu. Ijambo ry'Imana risohoza inzozi yawe. Ijambo ry'Imana rigukura ahantu udatuje, aho udaturije rikakujyana ahatuje. Ijambo ry'Imana rikuvana mu marira rikagushyira mu byishimo. Ijambo ry'Imana, abantu benshi mu isi bifatika babayeho basa nkaho bari comfortable,
ariko mu by'ukuri emotions zabo ziri uncomfortable. Iyo umureba driving ugira ngo ari comfortable, ariko emotionally ari uncomfortable. Kandi buri emotion z'umuntu niwe muntu. N'icyagihe ushobora kubona umuntu hambere hari umuntu wanganiriraga arambwira ngo ari umuntu wagiye gufata umwana we ku ishuri sindivuze yikanga yahanyuza ageze mu ntara. Hagera ahantu aribaza ati subundi he. Kurundi uruhande wamubonaga ari mu nzira agenda yabonaga ari comfortable, ariko emotions ze zari uncomfortable. So nkubwire ngo kugeza aka kanya ntabwo Imana je nawe yaturemeye kuba ahantu tudatuje. Mu by'ukuri waba uri mu kazi udatuje ntabwo ari Imana ibirimo. Waba wubatse ukumva ufite amahoro make ntabwo ari Imana ibirimo. Waba waravutse ariko ukumva mu busore bwawe ufite amahoro make ntabwo ari Imana ibirimo. Ndagira nkubwire ngo haba hari ikintu wibwe. Icyo wibwe rero muri iri jambo turategetse ngo kigaruke mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twibwa ryari? Twibirwa hehe? Ubwirwa n'iki ko wibye? Igihe cyose iyo umenya ko hari icyo wari ufite ukakibura, icyo gihe ukora analize ko wibwe. Ariko ntabwo ushobora kubura ikintu utari ufite. Niyo mpamvu mu kuremwa kwanjye nawe, mwitangiriro ry'ubuzima bwanjye nawe, hari umwuka w'ubugingo twahawe utararemwe mu byondo. Uwo mwuka w'ubugingo igihe cyose n'icyuho uba ufite muri wowe utawufite. Uwo mwuka wa Kristo, umwuka wa data iyo utawufite, ijambo ry'Imana iyo utarifite, uba ufite icyuho mu buzima bwawe. Habe nubwo wakwiga amashuri yose ukagera ku rwego rwo kubona PhD, ukajya ku rwego rwo kuba professor and whatever, ariko iyo udafite ijambo ry'Imana muri wowe haba hari icyuho, haba hari debt behind. Iyo Yesu Kristo arashaka kuyigukiza. Uribaza ngo niki ntakoze kukimbura amahoro. Uziko abantu babura amahoro. Iyo abantu bubatse rimwe na rimwe umuntu aribwira ngo umuntu yabuze amahoro kubera ko yashwanye n'umugabo. Oya, ushobora kubura amahoro umugabo mwavuganye neza, ukayabura abana biga, nta school fees urimo, nta debt urimo, nta mwenda urimo, kabura amahoro, ibiryo biri mu rugo, kabura amahoro, ukabura amahoro, salary wayihambwa amafaranga ari kuri konte, kabura amahoro mu muryango wawe nta muntu ufite ikibazo, ukajya muri yo uncomfortable zone, ukagera naho udasinzira. Abantu bamwe batinye kuryama kubera ko iyo baryamye ntibasinzira. Abari mu burira ariko nta sinzira, that is uncomfortable zone. Uraryamye ariko ntusinzira. Kandi Bibiliya imbwira neza ko abantu Imana ikundi bahitotse bagasinzira. Cyo cyane twe nagisomye muri 2005. Nanjye ntuye muri uncomfortable zone. Ariko namaze kumenya ko abantu Imana ikunda basinzira, abantu b'Imana ikunda basinzira. Kandi ndavuga bivuga ngo aha hantu ntago ndi kumwe n'Imana. Ntangira gushaka Imana, ntangira no kubwira umutima wanjye ngo tangira kwakira imbaraga z'Imana n'umunezero w'Imana. Kugeza uyu munsi niba ndi mu buriri ndasinzira, niba ari ukubyuka n'ukubyuka. Rero niba ubayeho utaryama, twemeranywe ko hari ikintu wabuze. Niba urya ntuhage hari icyo wabuze. Niba uyu munsi wa none Imana iguhaye ibintu ariko ukumva ntunyuzwe, there is still lack. Hari ikintu ubuze nshuti ya Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ariko hejuru y'ibyo hari igisubizo. Nzanye igisubizo mu izina rya Yesu. Ibintu byose bibuze biburanirwa ku mwami bikaboneka. Hallelujah. Reka dusome ijambo rya Kristo, ijambo ry'Imana. Tujye mu bami ba mbere. Abami ba mbere ibice 3 umurongo waho wa 16. Ngo bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwami bamuhagarara imbere. Umwe muri abo aravuga ati Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe. Bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana. Maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe arabyara. Turi kumwe, nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa, azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza. Ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana nsanga yapfuye. Ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati n'uwanjye, undi akavuga ati n'uwanjye. Nihute. 26. Maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima ntimumucemo kabiri, ni mu mucamo kabiri igice kimwe mu gihumwe ikindi mu gihundi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati Nyagasani, umuzima mu mwihere w'imwica. Nubwo bimeze bite
ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri umubure nanjye mubure. Umwami ahera ko arategeka ati uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Haleluya. Iri ryari ijoro ribi kuri uyu mudamu. She lives in a life of uncomfortable life. Umuntu kwibwa umwana nicyo kintu cya mbere kibabaza mu buzima. Kubura umwana no kubura umwana ushaka kubyara, noneho no kumukwiba. Yaba kumukwiba mu bundi, hari ababyeyi bibwa abana kandi bariho. Satani akamwiba, kamubiyobya bwenge, akamukwiba, akamushyira mu busambanyi, akamukwiba, akamugira imbata y'ikintu runaka. Hari n'ababibwe completely barabura, hari n'ababibwe mu zindi nzira nashaka kuvuga. Ndagira ngo mbwire umuntu wese unyumva, niki Imana yagaragazaga hano hantu. Abakristo benshi, torero ryinshi riri muri uncomfortable zone. Ubuzima bw'abantu benshi bubayeho ahantu hadatuje. Bibiliya irambwira ngo abantu babanaga ari babiri mu nzu, umwe arabyara n'undi arabyara, which was good. Twese twaragabanye imbere ya data, twese dufite umurage umwe. Buri muntu ubona wavutse ku mugore, Bibiliya iravuga ngo nabamenye mutaraba insoro mu nda zaba mama wanyu. Nje kuguhamiriza kukubwira ngo ikintu cyose ubona udafite waracibwa ariko cyari mu masezerano y'ubuzima bwawe. Buri kintu cyose ubona udasingira waracibwe cyari mu masezerano y'ubuzima bwawe. Kandi burya ntabwo umuntu ajya iyo wabuze icyo wari ufite ubabara kurusha utaragihabwa. Aba bagore batarabyara nta kibazo bari bafite, ariko bamaze kubyara challenges zitangira kuba. Abantu benshi iyo bakiri mu isi batarakizwa bagaragara nk'abadafite ibibazo kuko ntibazi ubwiza buri muri Kristo. Ariko bamaze gukizwa basingiriye ku mbaraga z'Imana, babonye ibitangaza by'Imana, imitima yabo irababara iyo batakaje Imana. Na cyane iyo wasogongeye ku mbaraga z'Imana ukazitakaza, ugendana nakedness, ugendana ubwambure bw'ubusa mu mutima, uhora wumva laka igihe cyose, uhora wumva icyuho. Batari babyara, Bibiliya iravuga ngo bose bari indayi muri iyo nzu. Iyi si ni inzu twese duhishe, niyo tutarakira Kristo tuba tumeze nk'abamaraya muri iyi si. That's true. We look naked. Tuba tubayeho nk'abambaye ubusa. Kuko niba Imana ari itanga urubyaro, nkaba naravutse, iyo namenye Imana mba ni naked, mba nambaye ubusa. Bibiliya iravuze ngo abamaraya bombi babanaga mu nzu, nta kibazo bari bafitanye batarabyara. Ariko bamaze kubyara, ngo umwe arabyara mu cyumweru kimwe, undi arabyara mu kindi cyumweru, ngo bose mu gicuku basinziriye, ngo umwe aryamira umwana we. Hey, babyaye bate? Bakiriye gute inda? Izi ni inda z'agakiza. Aka ni agakiza. Torero rya Kristo, mu Kristo uri munyumva, wa mpapa wa mama we personally. Ndimo ndibwira kuko uri mukurikirana YouTube, uri mushaka pastor abatoni, cyangwa se niba binagufasha ndagusabye jya my mission to this online mission ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ni ukuri niba ijambo ry'Imana rigufashije, mbabarira sharing n'undi muntu. Ibisimbi gusaba ngo ngwize ba subscribers, ndabigusaba kugira ngo dusangire umurimo w'Imana kandi tugabane ubwiza bwo mu mbaraga z'Imana. Aba badamu babiri bakiri mu isi ni bande? Nije nawe tutarakizwa. Bibiliya itubona nk'abamaraya, itubona nk'abantu badafite status nziza, itubona nk'abantu badafite ubuzima buhoraho, ubuzima buri comfortable. Ariko ngo bamaze gukizwa ari bo babana kagakiza, Bibiliya ikabona nk'umwana. Iyo dukijijwe tuba tugaragaza ko twakiriye umwana, twakiriye ubuzima, tuba dutwite. Izinda zirakura, izinda ziravuka, nshuti za Kristo. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo bamaze kutwita barabyara. Hey, babyara imbuto z'umurimo mwiza. Ubu turabyaye muri aka gakiza. Aba bana tubwiriza bagakizwa turabyaye. Aba bakristo tuyoboye n'imbyaro n'imbuto ze mu nda y'agakiza. Ngo mu gicuku umwe arasinzira aryamira umwana we. Ngo yiciye abona ko umwana we yapfuye, aramuhinduranya muhereza mugenzi we, akurayo umuzima bari umufata. Iyo process irahari muri iki gihe, aho intege nke z'umuntu ashaka kuzisiga undi. Please bamaso, come out of that uncomfortable place. Uyu mugore nawe umwe muryamiye yasinziriye, undi bamumwibye yasinziriye. Birashoboka ko wawe utamuryamira, ariko uriya wapfushije akaza akagukuraho uwawe. Kucya mugukuraho nawe yagusanganya izindi ntege nke.
hari abatakaje agakiza completely badafite n'amahitamo yo kukagaruza, ariko noneho ubwambure bwabo bw'ubusa barashaka no kubusiga abandi. Ndagusabye nshuti ya Kristo, yaba ari wowe umwana wawe yapfuye, yaba ari wowe agakiza kawe gakiri kazima, haracyari amahirwe imbere ya Kristo. Nzanye message ivuga ngo haracyari amahirwe nugera imbere ya data ukaburana umwana wawe, ukaburana ubuzima bwawe, ukaburana aho Imana igukuye, ugasaba Imana imbabazi, uragarukira Yesu kandi nawe arakugarukira mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu ihari gufashaje no kugufasha. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo abantu batuye ahantu hatabaryoheye. Ibitotsi ni ibihe? Ushobora gusinzirira no muri business complete umutwe wawe ugatwarwa. Ushobora gusinzirira mu mashuri neza ukiga anaya kagusinziriza iby'Imana bikaba deleted. Ushobora gusinzirira mu rugo ukaba comfortable mu rugo rukavaho rugahinduka ni comfortable place ku Mana. Ushobora gusinzirira mu bintu Imana iguhaye ikaguhereza wari ubikeneye wabigeramo bikagusinziriza. Mwanza akaza kibimbuto y'Imana yaguhaye warangiza ugasigara warasinziriye. Nje kukubwira ngo data aravuze ngo aho hantu hose uryamye hatakubereye, ahantu wicaye hatakubereye, ahantu hatumye umwana wawe yibwa, ahantu hatumye indirimbo z'uguhimbaza Imana zigenda, ahantu hatumye ibihimbano by'umwuka bikuvamo, ahantu hatumye gusenga ugutakaza, ahantu hatumye ureka korari wararirimbaga, ahantu hatumye urukundo wakundaga Imana rucika, ahantu hatumaga ubwitange bwawe mu nzu y'Imana burangira, ahantu hatumaga utagikunda abashumba warabakundaga, ahantu mva uncomfortable place you feel it when once you meet God. Iyo wahuyeho n'Imana, iyo wambaye ubusa mu mwuka urabimenya. Niyo mpamvu buriya kubwira umuntu wambaye ubusa aziko ubuzima bwe bwose bwambaye ubusa ntaga amenya ubusa bwo yambaye, ariko iyo uhuye n'umuntu wigeze kwambarwa yambaye ubusa amenya ko yambaye ubusa. Bibiliya irambwira ngo umugore umwe umwana warapfa ahindurwa mugenzi we. Igisubizo ntabwo ari ukwiba abana b'abandi. Igisubizo si ugukuraho wari ufite ubuzima kuba igisubizo ni ukuburana imbere ya data. Igisubizo ni ugusanga Yesu akakuruhura. Jambo ry'Imana rirambwiye ngo aba badamu bombi bajya imbere ngo umwe mu gitondo abyutse mu gitondo wari ufite umwana umuzima bibye, ngo agiye kwasa umwana we ngo yumva umwana yapfuye, ngo ariko mu gitondo amwitegereje ngo asanga umwana ataruwe. Haleluya! Ndagira ngo wisuzume witegereze mu izina rya Yesu Kristo. Imana ya Isiraheli igitanga favor, igitanga ubuntu no guhereza umuntu umwanya wo kwisuzuma. Iki ni igihe nje kuri YouTube, nje muri mu buzima bwawe, nje kukubwira ngo isuzumurebe umwana wawe, usuzumurebe ko umwana wawe ari muzima. Imana igitanga iyo gap. Niyo mpamvu tujya mu nsengero buri cyumweru wajya guterana pastor yavuga ijambo kumva uri muri ukumva uratsinzwe ubundi ukumva uranishimye ko ahantu yavuze uri muzima. Isuzumurebe ko gifite rya shaka rya mbere, isuzumurebe ko gifite rwa rukundo rwa mbere, isuzumurebe ko gifasha imfubyi n'abapfakazi, isuzumurebe ko abakene ukibagaburira, isuzumurebe ko abarwayi mu bitaro kibasura, isuzumurebe umuhamagaro wawe ko akiri muzima. Bibiliya irambwira ngo akangutse asanga umwana we si we, ngo abona umwana we ni intumbi, ngo aravuga ngo Yesu wanje, abwira mugenzi we ngo mume, undi aravuga ati wapfuye n'uwawe, undi akavuga ati wapfuye n'uwawe. Iyo abana babo bapfuye, iyo umuhamagaro yamaze gupfa mu bantu, intonganya ziratangira. Iyo umuhamagaro yamaze gupfa muri korari batangira kuryana. Iyo abana bapfuye mu bakristo batangira kwangana. Iyo abana bapfuye mu rusengero batangira kwangana. Iyo abana bapfuye mu muryango, ndimo ndavuga ngo simvuga urupfu rubuzima physical, ndavuga spiritual death, ndavuga impfu zo mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Abantu batuye ahantu bari uncomfortable kubera kugenda bari lonely spiritually. Igihe cyose ubayeho mu mwuka utari uri uncomfortable n'ubuzima buri physical bitura ahantu bari uncomfortable. Niba warahuriraga n'Imana mu gusenga utabucya gitagisenga umwana yarapfuye. Niba warahuriraga n'Imana mu gukora umurimo mwiza mu itorero ushigikira itorero rya Kristo guhagarara ukabutakibikora warasiganye warabaye nk'abandi umwana yarapfuye. Niba wararirimba ukabutakiririmba kandi atari ukuvuga ngo wagiye kure y'umurimo w'Imana umwana yarapfuye. Nshuti ya Kristo ngo bajya imbere y'umwami, aha ndahakunda, bajya imbere y'umwami urubanza ruratangira.
uyu ni uwanjye wapfuye n'uwanjye. Mwami aravuga ati reka nkemure ikibazo. Ndashaka kukubwira ngo uyu mwana wawe ari muzima azasigara ari muzima. Nshuti ya Kristo, ntabwo Imana yacu yica ahubwo irakiza. Bijya bibaho ko umuntu yibwa ibihe bye byiza, bijya bibaho ko umuntu atakaza ibyiringiro mu rugendo, ariko nzanywe no kukubwira ngo subira mu mbaraga z'Imana, subira mu guhamagarwa kwawe, subira mu bwiza bw'Imana. Akira ya nzozi wari warabuze, akira ya nzozi yawe ya kera, akira kwagusigwa kwawe, akira bwa bwiza wakiraga mu rusengero. Uribuka uririmba abantu b'Imana bagafashwa, uribuka usenga Imana ikaguhereza amahishurirwa, uribuka urambika ibiganza ku barwayi bagakira, uribuka witanga kubw'umurimo w'Imana, uribuka uhiga ugahigura. Ndimo ndavuga ngo ibyo bintu byose iyo wabitakaje mu buzima bw'ubukristo, umwanzi aba yibye umwana. Umwanzi aba yibye umwana. Ngo bazi imbere y'umwami Solomo resembles our king. Solomo ni ishushanyo y'umwami Imana ari we Yesu Kristo, mucamanza utabera. Ikintu kinera gahinda nuko wapfushije umwana yashakaga ko n'ubundi apfa. Niyo si tugezemo. Iyo umuntu ibye byanze ashaka ko n'ibya mugenzi we bipfa. Ba Kristo bene data, wikwishimira ko ibya mwene so bipfa, wikwishimira ko inzu ya runaka isenyuka, wikwishimira ko oya niba ahubwo umwana apfuye imbere ya data aramuzura. Dufite Imana izura, dufite Imana ihamagara ibintu bikagaruka byaragiye, dufite Imana igarura ubuzima bukagaruka bwaragiye, dufite Imana igarura umutekano mu mutima wawe ukagaruka, dufite Imana igarura ibitotsi bikagaruka, dufite Imana igarura amaraso akongera akayungururwa, dufite Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Haracyari ibyiringiro. Ngo bazi imbere y'umwami baraburana. Umwami amaze kubona ko bose nta ugera ku gisubizo. Uru rugendo rwo muri iyi si utari kumwe n'Imana nta gisubizo wibonamo. Iyo wanarushye cyane, iyo ugenda wenyine cyane, iyo ibintu bikorera mu bwenge bwawe, iyo ibintu bikorera mu mibere yawe, iyo ibintu bikora uri wenyine, uratsindwa kenshi. Ugendana umuruho, ugendana ubwoba, ugendana gushidikanya. Solomo arababwira ati noneho rero n'umuzima ni mumuzane kuko mwana niwe kwakira nusigaye. Reka noneho tumukureho dukemura ikibazo. Nyina w'umwana, iyo umuntu ari muzima mu mwuka, ibintu iyo bipfa biramubabaza. Ariko iyo umuntu atari muzima mu isi y'ubumana, ibintu bipfa ntacyo bimutwara. Na cyane kuri kote y'itorero, umukristo umwuka w'Imana yavuyeho, y'urusengero rusenyuka aruvuga kurusha abaho hanze batarusengeramo. Umukristo wo mu rusengero wavuyeho umwuka w'Imana, iyo pastor we yahuye n'ikibazo, aho kumukavaringa arusha abandi kumusenya. We avuga byinshi n'ibyazi n'ibyo atazi, yitwaje ko yabanye nawe yanabanye nawe. Iyo umuntu yavuyeho umwuka w'Imana, yirukanka ntawe umwirukankanyije. Iyo umuntu yavuyeho umwuka w'Imana, n'abasigaye arabajyaginga. Jambo rirambwiye ngo aravuga ngo nuwo tumwice tumugabane. Solomon aravuga ati nyina w'umwana aravuga ngo oya, aho kugira ngo iri torero ripfe ni muri herezo uriye riyobore. Aho kugira ngo iyi korari ipfe reka uyayobore. Ndashaka kugusubiza muri area y'umurimo aho mpamagariwe. Ibi ndabibonye. Aho kugira ngo iyi timu y'abadamu ipfe, at least runaka muyimuha ayobore, ariko umurimo w'Imana usigara ari muzima. Ngo Solomon arangije aravuga ngo nyina w'umwana n'uyu ufite impuhwe zo kumwana dapfa, eiza yaba aruye yaba ataruwe. Ibihembo by'uyu murimo byaba biri kuri batoni, byaba bitari kuri batoni, ukwiriye kugira ishyaka ry'uko umurimo w'Imana udapfa. Ukwiriye kugira ishyaka ry'agakiza wahabwe ko ari ako gukiza abandi, ntago ari ako kwikiza gusa. Ukwiriye kugira ishyaka ukavuga utumva uyu murimo naba mufitemo inyungu nyinshi cyangwa nkeya, indazitira sinemera umwanzi ko yinjira. Uncomfortable zone igiva kenshi mu bantu batakaje icyerekezo, baruzinze focus z'ubuzima bwabo. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, usubirana imbaraga, usubirana umunezero. Revival igiye kuza, ububyutse bugiye kuza kuri abo banyazwa abana n'ababafite
bafite, kuko turi mu gitondo cya Kristo, kuko bukeye Imana ikabiri mu ruhande rwacu. Ndahamagara imbaraga z'Imana, abari bafite abana basinziriye babyuke, abari bafite abana bapfuye bazuke, abari bafite imihamagaro yapfuye izuke, abari bafite ubuzima bwanze buzuke. Either niyo haba ari mu bucuruzi Imana ikuzure, niyo haba ari mu kwiga Imana ikuzure, niyo haba ari mu rushaka Imana iruzure, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwuka w'Imana yambwiye ngo abantu benshi batuye ahantu bari uncomfortable. Why? Abana barabaryamiye, iby'ubumana birabyamiwe, iyi si ryamiye ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi wa none umwijima ari mwinshi n'imiyaga ari myinshi, iby'Imana byararyamiwe, isi yarabiryamiye. Ariko ndahanura mvuga ngo wowe wumva aya magambo y'ubwami, mu izina rya Yesu Kristo, ubuzima bwawe bukanguke, imbaraga y'Imana ikanguke mu mutima wawe, mu mwuka wawe habe hazima, mu rugo rwawe habe hazima, mu itorero utoreramo habe hazima, aho usengera habe hazima, mu kazi ukorera habe hazima. Ndatura ubuzima muri area y'ubuzima bwawe bwose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Akira ubuzima mu izina rya Yesu. Jambo rirambwira ngo Solomon arangije asoza urubanza avuze ati umwana muzima mumuhenyiraho. Bene data njye mbabwire ngo turi mu gitondo cyo kubyuka, turi mu gitondo cyo gukanguka, turi mu gitondo cyo kwibutsa abantu ko Yesu Kristo ahari kugira neza. Niyo mpamvu niba hari any case ku buzima bwawe, garukira umwami Imana, garukira Yesu, garukira data aragufasha, garukira Yesu Kristo agufashe. Ijambo rirambwiye ngo baraburana. Nicyo urimo kuburana nacyo, umubiri wawe Satani ashobora kuwiba. Turabibonye aho umwanza byuka akaminjiramo abantu za diabete, akakuminjiramo kansa. Ibyo byose ntabwo ari ukuvuga ngo nuko wenda wasinziriye kurusha abandi, ariko ndashaka kubwira ngo ni imiyaga imwe iteye abantu kuba comfortable mu buzima. Akajya muri family akayiminjiramo divorce, akajya ahandi akagenda akiba unseko, akajya ahandi akahiba amahoro, akajya ahandi akahiba abana, akajya ahandi akahiba imihamagaro, akajya ahandi akahiba akazi. Ndagira ngo rero nkubwire ngo muri aka kanya ntandukana nawe, nsozanya nawe, hari ibyiringiro muri Kristo. Garukira Imana yawe, ongera usubire muri wa mwanya, ongera usubire muri bya bihe, ongera wegera Imana yawe, ugiye kuba muzima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndavuga ubuzima, ndashaka gutandukana nawe nsinga. Uri mu bihugu by'amahanga, uri mu gihugu runaka, ukurikiranye YouTube, uri mu nzu yawe, uri wenyine uratureba. Neza wabuze family yawe cyangwa siri kure yawe, uba ahantu wenyine udafite aho ubwira. Yesu Kristo ni inshuti magara kandi abera hose icyarimwe, kandi uyu umwegereye arakwegera. Yavuze ngo nimunyegera nzabegera, nimurwanya Satani azabahunga. Umwijima wibaga umwana wawe ugende, Satani wa mu gicuku agende, wa mu gitondo agende, wa nimugoroba agende. Urubanza rwawe Imana irukuyeho. Subirana umwana wawe mu izina rya Yesu. Satani yaramukwibye, ariko subirana umwana muzima, subirana amahoro yo mu mutima, subirana amaraso mazima, subirana agakiza kazima, subirana akazi kazima, subirana ubutekano muzima, subirana urugo ruzima. Hallelujah. Vuga ngo amen mu izina rya Yesu Kristo. Reka ntandukane nawe nsinga. Uyu ni Pastor Abatoni YouTube. Anytime uhura natwe kuri uyu murongo, ushobora gusharinga iyi message n'abandi bose. Gusa nusubira inyuma, uraza kubona ko hagati yo kwibwa hari Imana hafi yawe. Nujyana urubanza rwawe, data arakugirira neza. Ngo mu gitondo cyawe kiraje. Ukimara kumvira ijambo, gitondo cyawe cyaje. Ukimara kumvira ijambo, gitondo cyawe cyasohoye, cyo kuburana urubanza rw'ukuri, kandi warangiza ukanatsinda mu izina rya Yesu Kristo. Reka nsenge. Data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru, nkweretse amahanga yose ahura n'ijambo, nkweretse umuryango, nkweretse umusore n'umukobwa. Yesu Kristo, abantu benshi bari muri ubu buzima, isi iri muri ubu buzima. Abantu batuye muri uncomfortable zone, abantu batuye ahantu badatuje. Baratuye ariko ntibatuje, barabyaye ariko ntibatuje, barakora ariko ntibatuje. Mana bariza ariko ntibatuje, barakennye. Iby'umwuka birabuze. Imbaraga z'ijambo ryawe zimizwe bungura, umwanzi araryibye. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, mpanuriye umuntu wese wumvira ijambo ry'ubugingo. Mwami Imana uracyahari kuburana imanza z'ubwoko bwawe. Imbaraga zawe zimanukire muri iyi miryango. Mpagaritse imbaraga za divorce muri iki gihugu no hanze yacyo mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaritse ibiyobyabwenge biri mu bana bacu hirya no hino ku mashuri yoroheje nakomeye. Mwami mpagaritse umwanzi urimo
kwiba ubwenge bw'abanyabwenge akabukoresha byakagize umumaro mu bwami bwawe mwami umwanzi akabikoresha kagira abantu witeka bapfu kandi bari bazima katika Yesu ndahanura ubuzima muri iryo torero mwami Imana mwanzi yamaze kwiba imitima y'abantu n'imigambi n'isirozi nziza n'ibyerekezo bizima yarangiza akabasigira abana bapfuye mu izina rya Yesu Kristo ndagarura ubuzima bw'abo bana ndagarura ubuzima bw'abo bagore ndagarura ubuzima bw'abagabo ndagarura ubuzima bw'ingo ndagarura ubuzima bw'itorero ndagarura ubuzima mu bashumba ndagarura ubuzima mu ntama ndagarura ubuzima mu batuye isi mu izina rya Yesu aho ijambo ryawe rigera Mana rigire imbaraga zihindura Yesu Kristo mu mwanya wose utari mwiza abari mu mwanya uri uncomfortable batangira kuba mu mwanya uri comfortable mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndagushimiye Mana ko bikoze abarwayi bakize. Yes Lord urakoze Mana ko bikoze mu izina ryawe rigera Yesu Kristo. Amen amen. Yesu Kristo abaho umugisha. Uyu ni Pastor Abatoni mwari muri kumwe turabakunda. Uzakurikirana contacts zacu hasi. Mission y'uyu murimo wo kuri online no gusharing ijambo ry'Imana. Please ukimara kumvira ijambo ndibwira kuri haye mugenzi wawe byamufasha. You never know ubuntu bwo bwira Imana isigaje bwo gukoreramo mu buryo bwo kugeza ubutumwa bwiza ku mahanga. Buri kirere cyose data aragiprofita kandi aragikoresha. Niyo mpamvu ukimara guhura n'iri jambo risunikira umuturanyi. Kandi igihe cyose wifuza ko rizajya rizi wawe ukore subscribe. Ibyo bikore kubw'ubwami bw'Imana. Ibyo bikore kugira ngo igihe cyose ndutambutse iyi message uzajye uhura natwe uzafashwa uzubakwa kandi Imana izakugirira neza. Turagukunda. Ni Pastor Abatoni. Contact zacu ni ukeneye kuduhamagara ikiganiro wenda urumva wifuza kubana natwe dufite itorero turasenga hari aho twa meetingira dukora counseling turabashumba ushobora kwifuza no guterana natwe ni hano umurenge wandira just contact us duhamagare kuri iyi phone 07 83 23 45 33 07 83 23 ushobora gukoresha Airtel cyangwa se Tigo Airtel 07 28 23 45 33 07 28 23 45 so tubifurije ibihe byiza usharing iyi message n'abandi nibivu iwawe bijyana ahandi uzabaye umugabura mwiza w'iby'ubwami bw'Imana. Uyu ni Pastor Abatoni. Igihe cyose waba udukeneye contact us kuri izo telefone tuguhaye. Turabakunda. Imana ibaho umugisha. We love you. More blessings to you. Shalom.